in association with WW Studios ukamenya ko tukuzaniye neza ati aba nabamfashije ngo kugira ngo ngugeze episode ya gatatu nge nago nkuzaniye ibintu bicagase niho mucaka za company zikomeye zikaza zikamfasha kandi kugira ngo gutema ibyishimo nkubwira ngo no mwaka ni wacu we kora subscribe ibundi twikoreye byintare nk'ibisanzwe iyi mpungu mwimiki ya Bible gihangange ni bya bindi nuko tubikora reka twinjiye muri episode ya gatatu neza cyane ubwo daheruka nahanga twari turi neza cyane. Lisa, just leave it to us. Umva ndajyanga ibintu bidusigiye twasize haro bari kubuza kwivanga mu mupango wo kubohoza imbohe. With or without you. Najyana namwe ntajyana namwe. I'm going in. Ndibuze kwinja nanjye kubohoza imbohe bukarimo umugore we. You do. I'll consider you an enemy. Wibeshye dukurikiye ndagufata nk'umwanzi. Mite nkumena gahanga. Ho! Bimeze biti. Ho! Baramubuje kandi bukarimo umugore we. Nkubwira ngo aha nimba nibwo uyiguye ne filime umenye ko ufite episode ya mbere n'iya kabiri n'ya gatatu banza ujye kureba izambere nyine uryoherwe neza. You need to stand down. Ugomba kubireka. I'm taking over. Ngiye kubikora baramubujije. Wibuko babuza harimo umugore we arabigenza ati arabarekera urugamba kumbe dureba izambohe harimo umugore wa Joe bamuje kwifatanya n'abamesenera bacancuro bamubujije gusa umugore we disari muri bano yakaba yahari wibuko babuza n'umumarine US Marine urenze wa wundi dore umugore we hakuno mumbohe n'umukira arimo hano niba bamufashe wibuke bashaka faranga kumbe abacancu botari batangiye kwirohamo wibuke bantu banze gukoresha igisirikare cya leta ngo ntago bavanga ibikorwa bya gisirikare mu bantu nk'aba imbohe ziticwa bahita bazana abacancuro ngo barenze kabuhariwe barinjira n'abacancuro ngo bamwe kamena babi cyane kombe mbere dore ibyihebe ngibyo kumbe uko ibyihebe biraho byinjiriwe ho rock bass byinjiriwe kwereka kumbe ko bagenda kumbe John ntago yavuye ku bintu do shamwajya kubora mwenyine arimo umugore wanjye ndaza mbafashe wibuke bamubwira ati wibeshye wivange natwe turagufata nk'umwanzi agatwe tukamene arakora iki yabagiye inyuma yarakurikiye buryo umugore arakomeye mw'abantu mwe nimba yagize amahirwe ukavuka uri umukobwa ujya uza nkugurira agasoda ariko sibyo se wiguriye akantu naba nguhenze ariko tuza nkugurire kwereka barinjira n'abacancuro Joe bari inyuma bagiye kuboza imbohe babaha amafaranga afatika bakaza gufasha leta kuturaka nk'utu ngabo sire ngo baratojwe ngo bari hejuru cyane bavuze ko batojwe no kurusha igisirikare dusanzwe tuzi ine episode ya gatatu ari nayo ibanziriza ya nyuma kora subscribe bitazagucika ariko rangije kureba wapima hari wabonye mu byihebe ari muri angere mbi yabuze amuhera n'umuntu ari kumuvinga ari kuri hariya n'umuhanga ubikora fata imbunda ukayago ntiya Bible ufashe microphone do kiraho bamwikanze wa wundi bavuze ati bibeshye twivangemo turakumena umutwe ni ukuri mondeke mbiyongegera nimuyireke mwe umuginga nimumureke nta nicyo dufasha no kudufatisha gusa bazi ko ari kadage uraho kumva umutipe ni mubi namubarasira se do kondebe yabananiye ari muri angerembe namubarasira reka mbikore akose urabona hariya wamurasa gute abantu murazi kwitera agateka biriya bintu wabikora akira muzi kwiyemera rubanda nanga ko mwiyemera uriya muntu wamuhanura gute kwiyemizi bwabaruse fata imbunda ukabona ko ayivurya afata imbunda ubona ko yatojwe ntago ntagacigatira arafata ranci mu gipimo do yawe rimwe hasi barumirwa mwambonye umva boy tujyane ntago twagusiga akira imbunda nawe fata iyi ngiyi nuko rata aha niho mba nshaka
Blonde najya muri timu ya kabiri bategeka amabwiriza. Blonde agomba kujya muri timu ya kabiri, uyu nawe akajyana na timu ya mbere. You come with me. Wowe ngwino tujyane, One. nabonye urenze muri timu ya mbere. Do tayi nawe yiyongeye ku ikipe. Abacancuro harimo umu-US Marine umwe cyane, indwanyi yo mu mazi renzi karundura cyane. Kumbe batangiye kuvugira kuri mikrofone, speaker zatangiye kuvugamo imbere. Uyu ntabwo yumva ururimi umugore wa Joe. Can you tell me what they're saying? Ururimi rwa hakujya urwumva wambwira ibyo bari kuvuga raho? I don't know. Ntabwo mbizi. The intruders will be dead? Gusa bari kuvuga ngo uri butwinjirire ari buze gupfa, wagira ngo abantu bari kwinjira hakuno. The intruders will be dead. Uratwinjira ararangira. Kumbe akwereka uko bavuga ngo abatwinjira bararangira. Hari abinjira abigabije amatwari. Ni ku kirwa. Dore ngaba. Dore byewe ngibire hakurya. Kumbe abatipe baciye mu mazi ni babi cyane. Baratojwe. 2 copy. Timu ya kabiri muranyumva. Team 2 copy. Gabo. Team 2. Timu ya kabiri kugenda bawasiriya naho gato bumvikana. Something's wrong. Move. Hari ikintu kitameze neza, tugende. Something wrong. Quick. Move. Bihute. Babonye ko ikintu kitambitse mu mipango yabo na mercenary. Abacancuro batangiye kubona ko hari ibintu ngo byitambitse mu mipango. Wibuke twabonyemo imbere speaker zikuvuga ngo uratwinjira rapfa bimeze bite. Nabo bagize bati rero ibintu ntabwo bigenze kuko twabipanze, reka twigire imbere. Bimeze bite? Niki kibitambitse niki kibisobye? Reka nze ngisobanure. Nkungu mwe micya bible. Abatipe bava mu mazi kuri ngabo. Nibabi cyane. Nibabi. Ngaba. Mazi bavamo binjira amatwari, bagomba kubohoza imbohe. Ku bino kubwiza. Hari umugore ya US Marine, indwanya mu mazi mbi cyane. Ikaze. Ngabo. Nibabi do. Ngaba. Kugira hano rubasanze hano kure wapfuye bakura silence bayishyiraho tuze kubarasa muri silence. Ngabo bakura silence bayitiza niza nkwereke. Shot in the back. Umve muze kurasa mu migongo. All of them. Bose US Marine arabaha amabwiriza. And the last one's missing. Blondie. Turabona hari umuntu uri kuburamo tubapfuye. They had a traitor, then maybe we have one too. Bafite uburyo dushobora kuba dufite umugambanyi muri twe hakuno. Kumbe babonye hari umuntu uri kubura hari hakurya uko bari bababaze bahita bakeka hari umuntu wabivanzemo. Wigize umucancuro kandi ari ku ruhande rwo hakurya. Bikanzemo n'ikibazo gikomeye. Kureba uyu w'imbere uko tutamuzi ahindukiye kombe umugambanyi. Tarenyeganyeza ganga barakamena. Mubi cyane. US Marine ni ndwanyo mu mazi no ku butaka niyatanga ni mubi. Kombe nagatego wari wabajyanye imbere ngo ndabura timu yanyu yari umugambanyi ndagushiye mu agatego k'ikihebe ikihe cyari cyavuze ngo uwinjira nabi ni sasu dore fire do babi cyane babi sasu atangira kopera koma bezirika hanze do komeje kurasa baguye mu gatego baguye ayiwahi ariko semana yanjye badutomore vombe abasivile ni gutyo babaho mpamvu nahisemo ngibera umusirikare igikopo kibi igikopo gusaguye mu gatego ibitara babacanye bari kubareba neza cyane barabatotoye ngo garukurone barabatotora ayiwe barahejaje we ako ku ruhande shabaga kweja sigaranye kamwe sha
uguha barasa basubiza ngabo. Gusa uri kumwe na Yose Marine, uri kumwe na Joy bamurashe tayari, bakomeza kuboherereza. Anje, Come on! tugende. Yagizemo bamurashe ku ruhande, afite uburyo rwose bitagenze neza no kubavuye hano hakuno. Naba basigaye bonyine, abandi babatotoye bashaka kuwoza imbohe. Wibuke igikorwa gito cyo kwereka ibyihebe ko ushaka kubyambura imbohe ku ngufu bishaka amafaranga, byakwicisha imbohe zose. Biragenda gute hano ko bitagenze neza? Ese imbohe ziribuze gusigara inzima? Biragenda bite? Kurikire gusa nabo wibuke imbohe bazitotoyemo abandi. Igikorwa cyo gutotoramo ibi byihebe ukavuga ngo ugiye kubyicamo abantu, wibuke cyatanga ubuzima bw'imbohe. Aba bacancuro ndetse na US Marine bafite abantu bishe mu byihebe. Wibuke ibyo bifite imbohe z'abasivile zishobora kwishyura ubuzima kubera igikorwa nk'iki ngiki kibaye. Bimeze bite? Ngabo murakomeza. Ngaba babi cyane. Uyu munsi mipango yagenze uko batapanze, byagenze ukundi. Komeza kubita umugenda kugira hakuno hari akamodoka hakuno kazanye abacancuro kikinze bamukuraho barakinjira, niko kabatabara bakava ahantu. Wibuka nubwo bagenda bagira bari baje hano baje kubohora imbohe zirimo umugore wa Joy, Robine. Wakwibaza ngo kubagiye imbohe zirasigara amahoro ngaho. Imbohe ntibashe kuzibohora ahubwo batabaye ubuzima, biyenje ibyihebe. Biraza gufata uwo mwanzuro ndahari. Ciao barakurikirwa ariko birwanaho n'abasirikari. Ubu nibwo buzima. Anche bari wigize sniper bamwicaza nabi cyane ngaho. Bagonze gusa bikari wo barashe ubuzima ntago ari bwinshi ngo tubibona. Bavuye mu modoka uko kanya bakizwe n'amaguru. Ngaba kumbe harubaje aho imbohe ziri. Mushinya shaba kadutera sha banje afata mu umwe ubundi mbice mbamare. Oya wibikora wibica, ikindi kibe cyaraje. Calm down, little brother. Umva muvandimwe, ndagira ngo utuze rwose. Ushinye umuvandimwe yagize ni mwinshi. Ni murumuna wa kino kibe gikuru. You took charge. Kumbe hakuno ku ruhande rwa leta. I was trying to help. Umva wagiye ohereza abantu tutabizi igisikaye ntago cyari kibizi, ariko nashaka gufasha, niko yasubije mu wa mu diplomate waje. I was trying to save the hostages. Nagira ngo nkize imbohe. I had to do something. Nagomba kugira icyo nkora. Compromised everything with your help. Ariko ubufasha washatse gutanga bwese bwangiza buri kimwe. You are done. We ibyo birarangiye aka kanya. Get out of my sight. Hitumva mu maso nona. Kumbe akuno hari ufite umujinya we wari tipo ngazica ngazimara. Oya tuza. Umva muri bari abantu harimo umunyamerika, harimo umusirikare w'umunyamerika, umugore warumva ati muri bari abantu bari kudutera harimo US Marine cyangwa se indwanyi mu mazi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ubuke uyo ndwanyi bavuga ni Joy, umugore wa Robine ari kumva. Ese uwo mugabo mwamwishe bari kuganira ibyabe ku ruhande. Umugore wumva ese uwo mugabo uwo mu Marine mwamwishe byibuza. Yego yapfuye, umugore warabyumva, ariko nubwo yapfuye yisha abantu bacu. Mugabo wanjye ubusa ninde uzongera kujya niko. Oh my God. Disi amakuru yamugezeho ngo umugore yapfuye. Ko mitugaruka hakuru murani yose. How did they infiltrate your Ko team? umugore bavuga ngo yapfuye waracyari hano. Ni gute babinjiriye? Ni gute muri twebwe harimo umugambanyi kandi mwaje muri abacancuro? We are mercenaries Twebwe turi abacancuro nk'uko bivuze. We are mercenaries. who work for the highest bidder. Twebwe dukorera umuntu watanze amafaranga menshi kurusha undi.
I guess they paid more. wabona bamwishyuye menshi kurushaho twari twahawe mbere. Can you please step out? Se wakwigira ku ruhande. We must make an example. We must make a statement. Tugomba kubaha urugero bakabona ko ibyo bakoze atari byo. Hari waraka yakuno ngo babishema abantu. Kill them all now. Bose tubice zino bose tubice nibyo nshaka. Tuzice. Umva. Robin. I'm really very sorry. No kwinda gusaba rwose kwihangana nifatanyije nawe mu kabari ko gutakaza umugabo. Amakuru bafite si yo umugabo we turabizi ko akiri muzima. We have to wait for the tribute. Now stay. Umva tugomba gutegeza amafaranga tubishe naga amafaranga twa tukiyabonye. They must pay for this. Bagomba kubyishyura abantu bacu barapfuye. Yes, they will. They will. Yego bari bwishyura ariko barabyishyura byose tumaze kubona amafaranga. They will. Barabikora bari bwishyura. Be patient. Bari buze gupfa ariko bamaze kuduha amafaranga nuko ngo amafaranga batageje niyo bayazana ngo bayise tribute yo bari kwita gashimwe niyo bayazana bari bwicimboye kuko barakaye. Hey. Small example, brother. Umva ndagira ngo wihangane usibyo. Biyemeje kwihangana nta kundi. Bagategeza agafaranga kana kuzica. Kumva bavuga ngo yapfuye dore ngo uyu mubazima. Okay. Umva. Wo barashe. Could you please deliver my message? Umva genda utanga ubutumwa bwanjye akiri imbunda nakoreshaga untangira ubutumwa. To Blondie. Genda na Blondie watugambane ugire gutyo umuha ubutumwa sibyo se. US Marine y'imbunda none nifatika. Wibuke ni usigaye arasubirayo ngwiki. Barakwiye ko yasubiyeyo. Ko mbakora. Abazi ko yapfuye US Marine aracyari muzima. Ndetse n'ibyiye bizi ko US Marine cyangwa se ndwanya mu mazi ya Amerika yarangije gupfa ni Joy. Numva yewe baraje betafata umugore we. Baje afata Robin. Ibyo ni biki muri mu mukirana rekarama. Blood for blood. You take my people, I take yours. Amaraso yishurwa amaraso mwisha abantu bacu reka natwe twica banyu. Bahise bahera ku mugore wa Joy. You already took those men you killed out there. Umva amaraso yanyu mwamaze kuyafatara abantu mwishe mbere. You got your blood. Amaraso yanyu mwamaze kuyishyurirwa ntago mugiye kwishyura ahubwo mugiye kurenza abandi. Now you're just a hypocrite. Everybody thinks you are. Muri ibintu biraho ngaho gusabe. Hey. Move it. Mumutwaro. Nimwe mutwaro mukirana rekarama. Right there. Umva mwibikora ibyo bintu ntacyo nshaka mu bikora. Wibuke bashakamo agafaranga umukene ugomba kuvuga ngo bazana agafaranga. You only get your tribute if you can prove I'm alive and well. Icyo mwise agashimwe muri buze kukibona ariko mumenye ko ubuzima bwanjye bumeze neza kandi nanjye merewe neza nta n'ikimbabaje. Nshatse navuga ngo bayareke kandi mukayareka ko n'ubundi muri kutugira nabi. I'll make you kill me if I have to. Nshatse nakora igikorwa gituma munyica hanyuma ngaho mukura amafaranga. Mwereke ko nagikora se. Simugira. Ranje singira. Umwe mubyihebe numukire ajyanga barakazamwice. Dore. Honda umugongo. Honda. Ntago bakwica umukene wagafaraka agomba kuva. Do. Ujinye. You made your point. Icyo uvuze nicyo. Enjoy the moment. Ndajyanga ibihe rero byishimire nkuko bivuze. Burn it in your brain. Iri sasi narishingura mu bwonko bwawe. There'll come a time when you're more useful to us dead than alive. Amafaranga yajya kugira hano twebwe twishimira ko wapfuye ahubwo tutavuga ngo uri muzima. He mondeke munana kinaga. Muzima shabura kundwa. Jere baramuhereza umukiro. Shamuri babe. Byanjye ntago birangiye. Byanjye nawe umukira aritambitse ngo agafaranga yagahagarikisha ariko buretse. No umugore wa Joy. Kumba yakwereka hakuno kuri ikirwa kiri hakurya iyo hamwe amato aparika twatangiriye hamwe habari church wa undi wigeze gutiza ubwato Joy ndetse n'umugore nahanga nahandi niho Joy yayisaza ako kanya. I need your help. I'm going to rescue. Umva ngiye umfashe ndashaka gusura ngiye gutabara imfungwa ngenyine. Wibuka urugamba rwananiye benshi ashaka gusura wenyine. You going back in? Umva ashaka gusubirayo. I got no choice. Ntandi mahitamo mfite.
Look, someone's got to help these people. hari umuntu byanga bino agomba kuva agafasha abantu kuko natagira ufasha bari abantu biragenda nabi byibuze twese dupfe turwana. Well then, brother, you got a real death wish. Umva ndabona wowe uri umuntu wifuriza urupfu nta buzima ushaka. Maybe. Nibyo se? Come on, my Umva office. ngwino ngufashe hano hakora muri ofisi yanjye. Yaje kugira ngo byamufate wafasha wibuke nguyu agira uburyo akora ibintu by'ibiturika azi kubitunganya. Take whatever you need. Ibyo ukeneye byose fata nta kibazo ugenda urwane njye sindi kumwe nawe ubuzima bwanjye ndacyabukunda. Tell me something. Ndagira ngo What good are you gonna do if you get yourself killed? ubundi ni wicwa urabukwemo ihenyungu ubundi upfuye wavuga ngo iki wabwira abantu ko wishwe n'iki koko? Church, Umva church help me. ndagira ngo umfashe ngwino tujyane tujye kubohora imfungwa. The two of us together, man. Tugende turi babiri. With our backgrounds. No. Oya winsaba utagiye no gusaba cyane aho watangiye ndikumva ko ntagufasha. No, bro. I already told you, man. Njye nabikubwiye mbere hose. Ntago nagufasha ndakikundiye ubuzima. Umwaka utari gahunda mfite ubukwe n'umwaka utaha ntago napfa rero nabukoze. Gusa mpfuye nabwira umugeni ko nishwe n'iki. Hakuno yanze kumufasha reka. Abantu bari kugenda ari 10 ari abacancuro bagapfa bose ngo ugiye kugenda uri umusare usanzwe. Not everybody can be a hero, kid. Erega wa muntu we nuko uri kwiyemera ntago umuntu wese yavutse ngo abe intwari. Ushatse ibintu babihagarika. Se wa mugana ubusingiye kwiyahura we. Bamugana ubu ndi intwari abantu bose tujyanye barapfuye. Then let me borrow your boat. Reka ngo ntiza ubwato rosasi mwereke nkikorere uwumwe ho atira ubwato imfunguzo razimutambika barazimuhereza bya nkurikira ho genda upfe nakugiranye genda upfe. Wait a minute. Umva buretse gato aho kugira ngo wicwe n'ikindi kitari isasu ubwato nuzi kubutwaye kanze nkutwaye byo nabyo ntago binanira. Urakoze gusa mu rugamba sindiyo ni ukuguha umunyenga gusa w'amazi. Guwe yaramwerekeje ku kirwa yerekeza ku kirwa sibe wumwe ni US Marine n'indwanya yo mu mazi mubi cyane mubi. Umva ngiye kugeraho usimbuke narwo mparikano batagira ngo ninjye ukuzanye we simbuka naye naparika ntago mbiri no mu mazi ahangaha ubusubije ifi mu mazi ibi ni ibintu bye. Umwana umwiyahuza aryago ni umugore ufiteyo. Umva ukore neza nubwo nzi ko ntacyo ugeraho uzi kwiyahura gusa. Ndwanya mu mazi yerekera ikirwa kinjira mu buvumo ntiyanyuriye. Ubuvumo yigeze kumunyuraho n'umugore byari ibyishimo uyu munsi hanyuze ari gutabara. Kumbe ahantu hose do ibyihewe yabikontorora muri control dore ahantu yiyohereje umwe igisirikare cy'umuntu umwe one man army. Hantu nta n'inyoni iguruka batayibwiye ngo guruka we hagareka niho yishoye. Utekano ni mwinshi mwibutse ngo kora subscribe nimba warayikoze ndagushimira nawe uhise ukora aka kanya ndabibonye ni byiza cyane ndagukunda cyane ariko sibyo se kugira ngo sinkwikunde. Kumba kwereka agiye kuboza imfungwa zirimo n'umugore we ahantu agiye kuboza imfungwa hararinzwe turabibona ibyihebe byatangatanze buri hamwe nta n'inyoni iguruka batavuze ngo we guruka cyangwa hagarara. Kowe wamugana siniyahuye we ahantu dore we se gusubira yose byo nacaye nukunda suwe inyuma yewe rinjira. US Marine ndwanya imbi cyane ikomeye ndwanya mu mazi nanjye do yinjiriye mu mazi nibyo bintu bye afite ibikoresho mu mugongo gusa nta mbunda. Ni mubi kureba ahantu hose hararinzwe
ararinzwe ongera maze arayinjira ngomba kuzana umugore n'abandi umugore wanjye bebe sha segana na bebe ya rukundo ni byose mpamvu na Nyagasani yabikundiye cyane akabohereza umusobanuzi urenze nkanjye kugira ngo unkunda wese aticwa n'irungu ahubwo agira ibyishimo bihoraho nanjye ndagukunda cyane kumbe kugira hano yinjiye kura y'icyuma ni mu mazi hasi ingwanyo mu mazi yaratojwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika manura mu mazi kanje umutima shumangira genda bagabanyamo umwe bakura mu nzira buhoro agomba kugera ku mbohe harimo umugore we urote neza sizasinziye hakuno guticuru no kureba gusa wararinzwe cunga bamuteye umugongo wabafite uburyo acunga ntago ari gupfa gubukira ibintu kanje bamuteye umugongo amazi yavamo dore nguyu gusa hose hari umutekano ni mwinshi arabageze hakuno ku dukoresho runaka rangije apakira ibindi biturika byabo bamwita Joe rwanya mu mazi ugomba kuboza umugore n'izindi mfungwa zafashwe n'ibyihebe kugera hakuno genda cunga buhoro bapfuye ari benshi bageraga muri 6 yishoye yari umwe hano ni ugukoresha ubwenge n'imyitozo ihambaye cyane injira yaratojwe ni mubi cyane ni mubi binjira matware ari gukontororwa n'ibyihebe kureba hejuru by'abacunga gacaho tugaruka hakuno wohereje uriya munyamerika kujya kurwana wese hano hakuno leta yamenye ko urugamba rumeze gutya hari umunyamerika wagiye kurwana nta tegeko ry'igihugu njye ntabwo nigeze ntuma agira icyakora ni wowe uri kuyobora hano hakuno you are in charge now iwe ni watumye gucika ntabwo njye nigeze mwohereza baza kure hano blueprint hano hakuno shanyu mbonera cyo hano hakuno byo hubatse no resort komba uko biga ngo wari wabacitse n'iki abari hano batangiye kuvugana kuri batangiye kubona ko hari abantu batanye hari umuntu wabavuyemo ndetse speaker zitangiye kuvuga muri rwa rurimi rwabo rutari icyongereza ngo abantu bari kubapfa marumva ururimi rwabo hano hakuno hari umuntu nguri hano waje kubatoraguramo umwe kuri umwe baje kudutabara rukira ntago baje gutabara njye nkurikije ibyo ndi kumva urumva ururimi hakuno ntago bari kuvuga ngo abasirikare cyangwa se igisirikare runaka giteye bari kuvuga ngo ni umuntu umwe abatesheje umutwe bari kuvuga umuntu umwe They sent one guy after us? Hari umuntu umwe bakoreza umuntu umwe ngo aza kudutabara yatumarira iki koko They keep calling him the American. Bari kumwita umunyamerika uwo muntu guki ako nimba ari umunyamerika ubwo shashasha si we ubwo si baby wawe manye umugabo wanjye ariko batoragura uziko yaba ari we kumenya ibyo ari byo neza na episode ya nyuma iyi ni ibanziriza ya nyuma nkubwira ngo kora subscribe episode isoza kano gafilimi itaza kugucika ndakwikundira maze ciao bye nyagasana kundindire
nkwibutsa gukora subscribe kandi ngushimira wamaze kunyereka runo rukundo. Channel yageze ku igihumbi cyuzuye mu minsi 2 mwabinyeretse, reka twataka 5,000. Wabikora wabishobora. Ciao bye. Nyagasana akomeze kukurinda.